banyacyubahiro bari hano, abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, hari n'abamaze kutugezaho indahiro, abayobozi mu nzego zitandukanye n'imiryango yanyu, n'abandi badukurikira. Nagira ngo mbanze nshimira abamaze kurahira, kubera ko bemeye inshingano zindi nshya kuva ku zari zisanzwe. Bari bafite inshingano n'ubundi, ariko izo nshingano zahindutse. Nagira ngo rero umugambi ni umwe, ni ugukorera igihugu cyacu mu nzego abayobozi abo ari bo bose baba barimo. Nagira ngo mbabwire ko nta gishya ubundi. Ibishya ni uko umuntu yavuye hamwe akajya ahandi, cyangwa se akava ku rwego rumwe akajya ku rundi. Niyo mpamvu mvuga ko ari ibintu bisanzwe, nta gishya kindi. Ariko biteka aho umuntu agiye hose cyangwa aho aba asanzwe, imirimo ni ukuyikora uko bishoboka, igakorwa neza, igakorwa twumva uburemere bw'izo nshingano, bitewe n'uko hafi byose cyangwa ibyinshi tuba tubikorera igihugu n'abanyarwanda. N'ibindi binyura mu buryo bw'ubufatanye, abantu mu nzego zimwe cyangwa zitandukanye bagomba gufatanya, bakuzuzanya, kugira ngo igihugu nyine kigezweho ibyo kiba giteze ku bayobozi. Ndabashimira rero, ndashimira abayobozi bandi muri hano kuba mwitabiriye uyu muhango. Hanyuma ibisigaye ni ukubifuriza imirimo myiza. Hari abahinduriwe imirimo, hari abayisanzwemo, n'abandi bose. Mugire umunsi mwiza.